Amahoro nshuti bavandimwe bene data nshuti za Yesu, ndabaramukije mu izina rya Yesu Kristo umwami n'umukiza wacu. Uyu munsi tugiye kureba icyigisho cya gatatu, ni umunsi wa gatatu muri ibi byigisho byahariwe umuryango kandi bifitanye isano n'ikoranabuhanga. Rero nk'uko bisanzwe, reka tubanze twiragize Imana, nyuma dukomeze kureba iby'iri jambo. Data mwiza ukiranuka, urakoze cyane kubana natwe, urakoze cyane kuduha uyu mwanya kugira ngo tuganiriremo ijambo ryawe, kandi nk'uko twabibonye kandi nk'uko tuzabibona, biragoye cyane kubaho muri iyi si y'ikoranabuhanga kuko itwibagiza umuremyi wacu, bigatuma tukuburira umwanya. Rero turakwingiza kugira ngo umanurire Mwuka Wera kugira ngo atwigishe uburyo twabasha kubana nawe, ndetse tukaba muri ino si y'ikoranabuhanga ariko tutibagiwe iby'ijuru, mu izina rya Yesu, amen. Icyigisho cyacu cy'uyu munsi kiravuga ngo ihamagarwa rya gihanuzi, igihe cyo gufata umwanzuro. Uyu munsi ni igihe cyo gufata umwanzuro. Bantu b'Imana, turi mu bihe byahanuwe. Ellen White yanditse mu bihamya by'itorero umuzingo wa 8 agira ati: turi mu byiciro bisoza amateka y'isi. Ubuhanuzi burimo gusohora vuba. Igihe cy'imbabazi z'Imana kiri gusatira umusozo. Nta mwanya dufite, nta n'akanya na kamwe ko gutakaza. Ni kuri paje 252. Mu by'ukuri bavandimwe, niba koko nta mwanya wo gutakaza dufite, ni ngombwa rero ko tugena ku bushake uko dukoresha igihe cyacu, kuko igihe cyahise ntikigaruka, kandi igihe ntabwo gihagarara, kereka Yosuwa wenyine niwe wabikoze mu butware bw'Imana. Ntidukwiriye gutakaza amasaha y'igiciro kinini tuyapfusha ubusa mu kureba ibitagira umumaro, ibitari ngombwa, mu mpaka zo kuri murandasi, cyangwa mu kwemera ko ibirangaza by'ikoranabuhanga bidutwara intekerezo, bigatuma dutakaza kwibanda ku bifite agaciro k'iteka ryose. Umwanzi azi neza ko abashije gutandukanya intekerezo zacu, ashobora kuduca intege no mu bya mwuka. Niba ashobora kuduhindura imbata z'ubutumwa bwo ku mbuga nkoranyambaga, ashobora no kudukumira kumva iryo jwi rito rituje ry'Imana. Ariko twizera ko Imana irimo kuduhamagarira ngo tube abantu bihariye muri iki gihe cy'ikoranabuhanga. Intwari ni ishobora aho abandi bananiwe. Abantu basobanukiwe n'ibihe bubaha ibihe by'Imana, bahitamo kugirana umubano aho kurangarira ibindi, kunganirana aho guhora duhugiye mu byo dukora, no gushyira imbere imibanire aho kwishimisha bidafite umumaro. Ihamagarwa ryo guhinduka muri iyi minsi tugiye kureba uko ari 30. Tugiye gufata ukwezi kose kugira ngo twitoze ibi ngibi tumaze iminsi twiga muri iki cyumweru, cyangwa se nitunagisoza, ibyo tuzaba turimo twize bizadusaba kubishyira mu bikorwa mu gihe cy'iminsi 30, kugira ngo turebe niba bishoboka koko yuko twabonera umwanya Imana, kandi natwe ubwacu rega tukazahuka kuko twarononekaye cyane. Reka turebe uburyo bizagenda. Rero turashishikariza buri muryango uri hano uyu munsi kwiyemeza iminsi 30 yo kwimenyereza kuba ku ngengabihe y'Imana mu buryo bukurikira. Icya mbere, icyumweru cya mbere hazabaho gushyiraho ibihe byera. Muri iki cyumweru rero hazakorwa iki? Hazabaho guhitamo isaha imwe buri munsi yo guhuza nk'umuryango, nta bikoresho by'ikoranabuhanga biri gukoreshwa. Ikindi, hazabaho gutangira kandi no gusoza umunsi n'isengesho mbere yo kugira igikoresho cy'ikoranabuhanga dukoraho. Ikindi, hazabaho kugira igihe cyo gusangira amafunguro nubwo yaba rimwe ntawe ufite telefone. Kandi icyumweru cya kabiri nabyo hazakorwamo gutegura ahantu hera. Bizakorwa bite rero? Hazabaho kuvana igikoresho cyose cy'ikoranabuhanga mu cyumba turaramo,
cyangwa se namwe muraramo. Ikindi, hazabaho kugira kimwe mu byumba byo mu rugo icyahariwe kutarangwamo telefoni. Ikindi, hazabaho kugira aho gucomekera ibyo bikoresho by'ikoranabuhanga hatari mu cyumba cy'uruganiriro cyangwa se icyo kuryamamo. Icyumweru cya gatatu hazakorwa iki? Hazabaho kugira imitima yitekerezaho. Hano bizakorwa bite rero? Baratubwira ngo jya umara iminota 15 buri munsi uri ahisanzuye nta gikoresho na kimwe cy'ikoranabuhanga ufite. Kandi mbere ya buri funguro, nyuma y'isengesho, fata umunota umwe wo guceceka no gutuza. Buri mugoroba mujye muganira ku bintu bitatu mushimira Imana, ntihakagire ikijyanye n'ikoranabuhanga kivugwa. Ejo twari twabonye ibintu bitatu ugomba kubwira uwo mwashakanye mu gihe mugiye kuryama. Noneho rero ahangaha ibi bintu bitatu ni ibirebana n'Imana, ni ukubibwira Imana. Icyumweru cya kane hazabaho kwagura no gushimangira, bigakorwa mu buryo bukurikira: gutegura uko umugenzo w'isabato ukorwa hirindwa ibikoresho by'ikoranabuhanga guhera ku wa nyuma w'isabato izuba rirenze kugeza ku isabato nimugoroba. Kandi hazabaho gutegura igikorwa kimwe cy'umuryango buri cyumweru kidakenera ibikoresho by'ikoranabuhanga. Kandi hazabaho kwigisha abana bacu kubanza kwitekerezaho no kwisuzuma mu mitima yabo mbere yo kugenzura telefone zabo. Nuko rero ubwo bimeze bityo, hagiye kubaho gusezerana. Isezerano, umugisha w'Imana ku murongo wera. Hano ho bimeze bite rero? Dushobora kubabwira ibiba iyo imiryango yemeye kubaho ikurikiza ingengabihe y'Imana muri iki gihe cy'ikoranabuhanga. Habaho iki rero? Icya mbere, abana bakura bafite umutekano mu kumenya abo ari bo, bakisobanukirwa kandi batagishakira agaciro kabo kuri likes no mu bitekerezo by'abandi, ahubwo bazi ko baremwe mu buryo butangaje kandi buteye ubwoba n'umuremyi w'isi n'ijuru. Bavandimwe, hano mwibuke abana iyo bakunda kureba iby'abandi, bakunda kureba mu ikoranabuhanga, muri telefone, muri televiziyo n'ahandi, muri computer n'ahandi, bituma ubwabo badashobora kwifatira ibyemezo kuko bahora bakira ibyo abandi babahaye. Ntibabashe kugira umwanya cyangwa se kwiyumvamo yuko nabo ubwabo bashobora kugira icyo bakora. Ntibishakemo ibisubizo, ntibishakemo ubushobozi, bagahora bakira ibyo abandi babahaye gusa, bakakira ibyo baba batabibahaye, ntibamenye kwibwiriza. Ikindi, abashakanye barushaho gukomezanya kuko bongera kuvumbura ubuhanga bwo kubana mu bwuzuzanye, bwo kurebana koko no gushyiraho umwanya w'umubano wihariye utabangamirwa n'amajwi ya telefoni. Ababyeyi muri ino minsi y'ikoranabuhanga, abantu bakajije umurego rwose, ugasanga abantu barabana mu rugo rumwe ariko ntawe usuhuza undi, ntawe uvugana n'undi, umwe avuye iriya undi avuye iriya, baricaye bose, umwe agiye kuri telefone ye n'undi agiye kuye, bararyamye, ntawe uvugishije undi, barabyutse baragiye, bakabaho batyo mu ngorane ziteye ubwoba. None se abo bantu mu by'ukuri wabita ngo iki? Ni abashakanye, ni abaturanyi, n'abaturanyi iyo bahuye bararamukanya, mwaramutse. Hano baratubwira ngo ababyeyi bakwiye kurushaho kugira amahoro igihe bakoze biriya, kuko barekera kugerageza kugendana n'umuvuduko udashoboka w'ubuzima bw'ikoranabuhanga, hagatangira kugendera ku murongo w'ijuru. Hari ibintu byinshi biba muri telefone zacu, ubikurikiranye wagwa ruhame. Reka mbahe icyitegererezo. Umuntu yigeze gukina iriya mikino yo muri telefone yitwa Candy Crush. Nabonye yikina, arambwira ati akira nkiniro no ntisimbizi, arabinyereka. Ariko nanjye biza kugeraho birantwa, igihe cyose nkumva ngomba kuwukina. Ariko naje kubona yuko uwo mukino utarangira. Uwa mbere narawukinnye, ndawurangiza, ndawusiba. Ariko agatima kararehareha, nza downloading wundi, noneho uwo ndawukina, uwo ntabwo warangiraga. Naje kureba ibyo bintu ahantu nari mbigejeje nsanga ni kure, ariko nkibaza impamvu bitarangira bikanyobera.
naje noneho kugira amatsiko nshaka kureba impera z'uwo mukino. Nararebye nsanga uramutse uwukinnye buri munsi ugashobora kugera ku ntego nibura enye cyangwa eshanu, ushobora kuzawukina imyaka irenga 75 utarawurangiza. Nahisemo gufata icyemezo cyo gusiba uwo mukino kuko nasanze ari ibitekerezo byanjye batwara kandi badashobora nta kindi bizangezaho usibye kuntwarira igihe gusa kigapfusa. Nawe ushobora gufata icyemezo nk'icyo ngicyo, ushobora gusanga nawe byarakubayeho cyangwa bikubaho. Ibi bintu rero, ibi bintu bitarangira barimo kutubwira kwirukanka inyuma y'ibi bintu, ntabwo nubwo yaba ari amafoto, nubwo yaba ari amavideo, ntabwo ushobora kuyarangiza muri telefone yawe. Ushobora gusunika ukareba, ugasunika ukareba, ukamara imyaka y'ubuzima bwawe utararangiza ibyo baguhaye. Nta mpamvu yo kwiruka inyuma y'ibintu nk'ibi ngibi bidashobora kugira iherezo. Baratubwira bati imiryango ibonera ibyishimo mu bintu byoroheje byari byarazimijwe n'urusaku rw'iki gihe. Ijwi ry'ibitwenge ku meza y'ifunguro, amahoro yo gusoma hamwe nimugoroba, n'umunezero wo gukoresha umurimo amaboko. Mu by'ukuri ibi bintu nubwo ari ibintu bitatu bavuze, ibi byishimo byongera kugarurwa igihe habayeho gusabana n'ijuru, kuko ubu bwo buri wese aba ariko ari ukwe mu isi ye, n'undi ari mu isi ye y'ikoranabuhanga. Noneho nta guhuza, nta kwitanaho, umwe akumva ko adakeneye undi, n'undi akumva adakeneye undi, abana bakumva badakeneye ababyeyi, n'ababyeyi bakumva kuba badakeneye abana. Mu by'ukuri ahangaha ni ikibazo ugomba kwibaza. Ese iyo ubayeho wumva udakumbuye mugenzi wawe, udakumbuye uwo mwashakanye, udakumbuye umwana adakumbuye umubyeyi, agashobora kubaho umunsi ugashira, iminsi ibiri igashira atarakumbura umwe muri abo ngabo, umwana atarakumbura mwene nyina, cyangwa se umubyeyi atarakumbura umwana, mwumva nta kibazo kirimo? Munsubize muri komenti. Kubera iki? Kuko telefone iraguhagije, kuyihugiraho biraguhagije, bituma udatekereza ku bandi, ukaba wabaho gusa bikarangira. Rero ibi bintu ni ingorane ikomeye cyane. Aha rero iyo nimumara kubigenza gutya, nimumara kwitoza kubigenza gutya uko twabivuze haruguru, muzabona noneho hagarutse akanyamuneza, hagaruke ijwi ry'ibitwenge, ijwi ryo kumwenyura, hagaruke noneho kuganira, hagaruke amahoro mu rugo yo gusomera hamwe ijambo ry'Imana, mwongere guteranira hamwe, muganire, mwishimane, mwumve buri wese yumva akeneye undi, ndetse mugire umunezero wo gukoresha umurimo amaboko. Mwari muzi ko hari umuntu umara ukwezi akamara umwaka atarakoresha amaboko ye kandi ari muzima? Ibyo si ikibazo, nyamara arahugira mu gusunika no mu kwandika kuri telefoni. Ikibazo gikomeye. White yanditse mu gitabo cyitwa Urugo rwa Gikristo agira ati, uko abagize umuryango barushaho kuba umwe mu mirimo y'imuhira, niko icyitegererezo n'ubufasha bigaragazwa hanze n'ababyeyi n'abana kizaguka kandi kikaba ingirakamaro no hanze y'urugo. Ni kuri paje ya 31. Ariko tugomba guhitamo urukundo, tugomba guhitamo kubaho turi kumwe mu bwuzure, tugomba kugendera ku ngengabihe y'Imana aho kugendera ku y'isi ihora yiruka. Umwanzuro rero tujye gufata iki nicyo gihe cyo gufata uyu mwanzuro. Umuryango w'Imana, hariho igihe cya buri kintu icyo ari cyo cyose munsi y'ijuru. Habayeho igihe abakurambere bacu babagaho badafite ibi bikoresho by'ikoranabuhanga dufite, kandi bubatse imiryango ikomeye n'imibanire yimbitse n'Imana. Ibyo turabibona ndetse rwose mu mateka cyangwa mu byanditswe byera. Hashobora kuzaza n'ikindi gihe ibi bikoresho tukabyambura, maze bikadusaba kumenya kongera guhuza n'abandi tudafite ibyo bikoresho twari tumenyereye. Icyo gihe ese tuzabyifatamo dute?
niba tutarabyimenyere, reka mbabwire, reka mbahurire, twese tuvuga yuko hazabaho akarengane, kandi mu gihe cy'akarengane hazabaho kuva mu mijyi, mu birorero no mu midugudu. None uwo muntu uzayihungira hirya aho ngaho mu byaro, mu bihanamanga, atarimenyereje gutandukana na telefone, uwo muntu azabasha kuba aho ngaho igihe kingana ngo hari abazaba barahunganye n'abantu b'Imana, nibagerayo babone yuko ubuzima bubagoye, ibyo bintu bidashoboka, ibyo bari baramenyereye babibure, maze bahitemo kwigarukira, bemere kwakira ikimenyetso cy'inyamaswa, kuko imibereho yaho izaba ibagoye, ibananiye. Ese umuntu ubwo ntiyaba ari uyu muntu wabaswe n'ikoranabuhanga? Ni ikibazo, kandi ubyibazeho. Ibyo turimo kwiga ahangaha ni ukwimenyereza gufata ibyemezo hakiri kare, tukiyambura ibitugira imbata byose bitubuza gusabana n'Imana. Ushobora kuvuga ngo nsabana n'Imana, ndasenga, nibyo, ariko se ubikora uko bikwiriye? Nta mwanya w'Imana iryo koranabuhanga ritwara. Yemwe hari n'abagendana, wasanga nawe uri muri bo, batwara ibitabo byose muri telefone, igihe cyose ugasanga ni telefone. Bibiliya ni muri telefone, ibyigisho by'ishuri ryo ku isabato ni muri telefone, ibitabo bindi by'umwuka w'ubuhanuzi ni muri telefone, akazi ni muri telefone. Harimo uziko hari n'imiryango ikora gurupe yo kuganiriraho, kuko badafite umwanya wo kuganira, imbona nkubone, nta witaye ku kuvugisha undi, ntabashe kuvugisha uwo babana, yaba umubyeyi cyangwa yaba umwana, ahubwo bakajya kwandikirana kuri gurupe. Ibyo si ishyano bavandimwe, ni ishyano bavandimwe. Ibi birakomeye, ibi bihe birakomeye. Niba tutabyiyambuye dufite ibyago, ariko uyu munsi niwo mwanya wacu wo guhitamo. Uyu munsi niwo gihe cyacu cyo gufata umwanzuro, niba tuzaba imbata z'ibirahure bya telefone cyangwa se abagaragu b'Imana yera. Uyu ni wo munsi w'amahirwe yacu yo gusubiza imiryango yacu ku ngengabihe y'Imana. Ariko cyane cyane ababyeyi nibo turi kubwira. Ababyeyi mwitonde, ababyeyi mwanga kurera abana banyu mukabaterera amatelefone, mukabaterera amateleviziyo ngo abe ariyo abarera. Muzabibazwa ku munsi w'amateka. Ibi muzabibazwa, kuko ntabwo biriya ari byo Imana yahaye abana ngo bibarere. Oya, Imana yaguhaye umwana kugira ngo umwiteho, umurere, umwereke Imana. Mwanzi ashaka ko twemera ko nta mahitamo dufite, ko turi abanyantege nke imbere y'ibitangaza by'ikoranabuhanga. Ariko Yosuwa yaravuze ati, uyu munsi ni mwitoranyirize uwo uzakorera, muri Yosuwa 24:15. Kandi turi hano kubabwira ko iryo hitamo rikiriho n'uyu munsi. Ushobora guhitamo gukorera ubutumwa bwa telefone, cyangwa se ugahitamo gukorera Uwiteka. Ushobora gupfukamira urumuri rwa telefone, cyangwa se ugapfukamira we mucyo uvira isi. Ushobora gusenga ku gicaniro cy'imyidagaduro, cyangwa se ukaramya ku ntebe y'ubuntu. Salomo yasoje iyi mirongo y'iki gice cy'umubwiriza agira ati, ikintu cyose yakiremye ari cyiza mu gihe cyacyo. Mubwiriza 3:11. Imana ishaka kugutunganya no guhesha ubwiza ubuzima bw'umuryango wawe, ariko bigomba gukorwa mu gihe cyayo, hakurikijwe inzira yayo no mu bihe bitandukanye byayo. Ikibazo si ukumenya niba ufite igihe cyo guha Imana n'umuryango. Ikibazo ni ukumenya niba uzafata umwanzuro wo guha umwanya ibi by'ingenzi kurusha ibindi. Kuko erega nkuko nabivugaga n'ubundi, abantu baravuga bati turasenga, nibyo murasenga rwose, ariko ahangaha icyo batubwiye ahangaha ni ingenzi, gitekerezeho. Hari igihe cyo kureba kuri telefone n'igihe cyo gusenga. Hari igihe cyo gushyira umuntu ubutumwa kuri murandasi, gushyira ubutumwa kuri murandasi, cyangwa se gupostinga, niko tumenyere kubivuga, n'igihe cyo kubana n'abandi. Ariko ibyo bintu wari wabasha kumenya kubitandukanya?
Hari igihe cyo guhuza mu buryo bw'ikoranabuhanga n'igihe cyo guhuza mu bya mwuka. Hari igihe cyo kwishimisha ndetse n'igihe cyo guhindurwa. Bakundwa rero, iki gihe cyo guhindura icyerekezo kirageze. Ese muzitaba ihamagarwa ryo gusubira ku murongo w'Imana? Ese muzayobora imiryango yanyu musubira ku murongo w'ijuru? Ese muzahitamo ubwumvikane bw'ijuru aho guhitamo urusaku rw'isi? Reka dusengere hamwe kandi twiyemeze hamwe kubaha Imana y'ibihe mu bihe byose by'ubuzima bwacu. Tugiye gusenga isengesho twese hamwe dupfukamye. Reka dusenge Imana. Data wa twese uri mu ijuru, tuje imbere yawe kwemera ko twaretse ibitwirukansa twigizayo ibihe bifite agaciro nyakuri, tukemerera iby'ako kanya gutsinda iby'iteka ryose. Twasimbuje izina ryawe, twasimbuje inzira zawe, iby'isi bishira. Tubabarire Data, Mwami Imana ihoraho. Turagusaba ubuntu bwo gushyiraho imigambi mishya, ingengabihe yera n'imico yera mu miryango yacu. Duha ubushishozi bwo kumenya ibihe wateganyirije imibereho yacu. Duha ubwenge bwo kumenya igihe cyo gukoresha ikoranabuhanga n'igihe cyo kwitandukanya naryo. Dufashe kubera abana bacu icyitegererezo cy'uko kugendera mu mwuka wawe bisobanura, aho kugendeshwa n'ibikoresho by'ikoranabuhanga bisaba. Turagusaba umugisha wawe ku ngo zacu, kugira ngo zibe ahantu h'umutekano n'amahoro muri iyi si irimo urusaku. Dufashe kurema ahantu ijwi ryawe ryumvikana kurusha urusaku rw'amajwi ya telefone n'urusaku rw'imyidagaduro. Mwami, dushaka kuba ubwoko busobanukiwe iby'ibihe, bwubaha ingengabihe yawe, bugahitamo inzira zawe aho guhitamo inzira z'isi. Tugira imiryango imurika nk'urumuri mu mwijima w'iki gihe cy'ikoranabuhanga. Tugaragariza abandi ko hari inzira nziza kurusha izindi yo kubaho. Iyi minsi 30 iri imbere tugiye kwitoza kugira ibyo dukora, turayikweguriye. Tuzafatamo ibyemezo bikomeye. Turasaba imbaraga zawe ngo zidufashe gushyira mu bikorwa impinduka uduhamagarira gufata. Dufashe kuba indahemuka ku bito kugira ngo ubashe kutugirira icyizere mu bikomeye. Tubigusabye mu izina ry'igiciro cyinshi rya Yesu Kristo, Mukiza wacu kandi n'icyitegererezo cyacu cy'uburinganire butunganye. Amena. Amena. Ikintu cyose kigenerwa igihe cyacyo, n'icyagambiriwe munsi y'ijuru cyose gifite umwanya wacyo. Imana idufashe kubaho dukurikije igihe cyayo gitunganye, ku migambi yayo itunganye, muri iyi minsi igoye ariko irimo ibyiringiro. Mugume mushikame kandi mufite ukwizera. Amena kandi amena.